nguruka ibyo tubikiwe mu ijuru turagushima. Twigishe kugushima, twigishe kubaho ku bwawe kubw'urukundo wadukunze. Twigishe kurespondinga, gusubiza ku rukundo wadukunze. Twigishe kandi kuvuga ubwiza bwawe n'urukundo rwawe ruhebuje no kurugaragaza kugira ngo abataruzi barumenye. Nta wamenye urukundo rwawe ngo akujye kure, nta wamenye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ngo akujye kure, nta wabihishurirwa ngo areke kwiruka abisanga abigana. Twigishe kandi ukingura imitima yacu muri iki gitondo kugira ngo twongere tubyakire kurushaho. Mwuka wera, mwigisha mwiza, unyigishanye n'ubwoko bwawe, uduhishurire ibirenze ibyo ndi buvuge mu kanwa kanjye. Mitima iri hano idukurikira iri kure, izadukurikira hanyuma ikingukire kwakira ubuzima buba mu ijambo ryawe. Warivugiye ngo amagambo yawe ni umwuka kandi ni ubuzima, ni ubugingo abeshaho. Reka icyo waritumye gukora gikoreke muri twebwe. Imitima yacu ikangukire kuba maso kugira ngo twakire icyo watugeneye. Imbaraga zose ziturangaza zamburwa imbaraga, maze twicare ku meza yawe tugaburirwe nawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya, amen. Muri amahoro, Mwami Yesu abaha umugisha. Reka tube mu ijambo ry'Imana. Mwami Imana dufashe, Mwuka wera aguteze gukurikira no kutarangara. Turakomeje aho twari turi ku cyumweru cyashize. Twasomaga hehe? We wabivuze, nyine ndashaka n'abandi twari kumwe. Haleluya, mwaramutse neza? Ni amahoro? Aho twari kumwe ku cyumweru, reka tuzamure gutya turebe. Imana ishimwe, n'abaje uyu munsi turabakiriye. Mwami Yesu abahana umugisha hamwe natwe. Haleluya. Ubushakashatsi sinibuka neza imibare na pourcentage, ariko bavuga ko umuntu ahita yibagirwa mu masaha ngahe mama, simbyibuka, ariko ahita yibagirwa nka 80% y'ibyo yumvise. Niko duteye. Haleluya. Imana yari ibizi, niyo mpamvu yadusabye gutekereza ku manywa na nijoro. Mwe muretse kwandurura murandura hanyuma. Haleluya. Narimvuze ngo Imana yari izi imiterere y'ubwonko bwacu ko umuntu bimworohera kwibagirwa ibyo yumvise, kandi pourcentage nini nka 80% mu masaha ngewe ntibuka. Niyo mpamvu yatubwiye ngo ijambo ry'Imana turitekerezo ku manywa na nijoro, kuko iyo utarigarutsemo urabyibagirwa. Haleluya. Uretse no kubyibagirwa, hari igihe ushobora kuba uri hano utanabyumvise. Murabizi ko nabyo bibaho, sibyo? Niyo mpamvu rero dusaba kubitekerezo ku manywa na nijoro. Umuntu rero ibyo yumvise gusa arabyibagirwa, pourcentage agasigarana ntoya. Iyo pourcentage asigarana ikarushaho kwiyongera iyo yabyumvise akanabireba. Niyo mpamvu iyo umuntu ari wenyine yakwiye gusoma Bibiliya avuga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hinjiza imiryango ibiri yinjiza mu muntu wawe wamwe imbere. Umuryango w'amaso urimo gusoma n'umuryango w'amatwi kuko urimo kumva ijwi. Iyo duprojecta, tugerageza guprojecta si umurimbo, ni ukugira ngo amaso yawe abyakire ubyisomere iyo tugusaba kugira gusoma, hanyuma n'amatwi yawe abyumve turimo kubivuga. Byibuza pourcentage y'ibyo usigarana yiyongere, hanyuma pourcentage ikarushaho kuba nini iyo umuntu noneho yaparticipe cyangwa yagize uruhare mu isomo. Ariko murabizi imiterere yacu, niyo mpamvu za Bible study cyangwa amatsinda matoya agira umumaro kurutaho, kuko umuntu araparticipa. Ariko mu rusengero nugira n'ikibazo ntabwo uri ukimbaze, mbese urabitahanuka. Ni ukuvuga ngo iyo habayeho guparticipa, niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu akubaza ngo harakurikiraho iki mu murongo, mvuze ngo iki, kugira ngo ubigiremo uruhare. Iyo ubigizemo uruhare, ya pourcentage nayo nanone iriyongera, rya janisha ririyongera. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Iyo ubisubiyemo rero noneho kabitekerezaho ku manywa na nijoro, biguma muri wowe, bigahindura uko utekereza, bikanahindura uko ubaho. Haleluya. Yesu nashimwe. Twiyumvamo rero muri iyi minsi uko Umwuka w'Imana azadushoboza kujya twiga dusoma igice umurongo ku murongo. Haleluya. Nuko bimeze, nibihinduka nabwo n'ibindi bizaba bihindutse tuzabyakira.
ubwo rero turi mu ishuri. Haleluya. Twifuza ko umuntu yakabaye afite aho asoma naho yandika kugira ngo bitugirire umumaro, hanyuma Mwuka Wera namuteza inyota nagira no mu rugo abisubiremo. Uwagize inyota ubundi iki gitabo cy'Abakolosayi yarakirangije, cyane cyane ko ari na gitoya. Ariko utaragize inyota, Bibiliya ye yayisize ahantu akiva gusenga, yarayiharambitse. Uyu munsi kandi ubwo abona abagerageza, uyu munsi yayiteruye aza gusenga. Ubwo abona abagerageza kuko abandi bo ntibanazifite kandi bazi gusoma, n'amafaranga yo kuzigura barayafite. Amen. Nimba wumva uri muri abo mvuze neguye, wikosore. Ndakuneguye pe. Haleluya. Abandi nabo turituyemo, turimo turitoza kubamo, nabwo ni Imana ishimwe. Ntago gusoma Bibiliya no kwiga Bibiliya ari uko umuntu aba afite umwanya w'imfabusa. Nuko nkuko ikintu cyose kigira umumaro umuntu agiha umwanya, niko bimera. Reka dukomeze rero ngabanye amagambo y'ababyeyi yo gutongera. Haleluya. Turimo turasoma mu rwandiko rw'Abakolosayi. Abakolosayi ryari itorero cyangwa se nako wari umujyi wigeze gukomera, hanyuma iki gihe wari umujyi muto nakudakomeye kuko hari haradutse indi mijyi ku ruhande za Laodikiya zaki zakomeye kurusha gukomera kw'iyo mijyi. Byavugaga yabaga ari mu bucuruzi n'abahagenda benshi. Murabizi nk'uko imijyi imera ibirimo abantu b'amoko menshi bafite n'imyizerere itandukanye. Ntago rero Pawulo yigeze agera hano hantu, icyakora yarabandikiraga kuko kubw'ibyo yumva. Abasoma Bibiliya n'abashakashatsi n'abandi benshi bemeza ko ryatangijwe n'uriya witwe Pafura twavuzeho ubushizi. Ibyo ni inkuru ziri aho, ntacyo zitwaye, ariko no kuzimenya ni byiza. Haleluya. Hari rero ubuyobe butandukanye muri iri torero, ndetse niyo yadresa cyangwa gerageza gukemura ibibazo, agenda akemura ibibazo bitandukanye biri muri iryo torero. Muri make abandikiwe bwa mbere impamvu rwitwa urwandiko, abandikiwe ba mbere ni abangaba, hanyuma natwe abitorero uyu munsi ni ibyacu, turimo turabisoma kugira ngo bitugirire umumaro. Ubushize rero twagarukiye, niba nibuka neza, ku murongo wa 17, ariko ndasubiraho inyuma gato cyane mere nko kuri 15 kugira ngo tugire uko tubyibuka. Haleluya. Hanyuma turimo turaganira ku magambo twahaye umutwe uvuga ngo umuhamya wuzuye ibyo ahamya. Kuki tuvuga ngo umuhamya wuzuye ibyo ahamya? Nuko ibintu binyuzuye byanze bikunze bizameneka inyuma, bizajojoba, niko navuga. Tudegaja cyangwa se turekura ibintu bitwuzuye. Sibyo nshuti z'Imana? Uzumve iyo uganira n'umuntu ukunda Rayon Sport cyangwa APR, azayikubwira nta mbaraga bimusaba. Muranyumva nshuti z'Imana? Abaza abakinnyi bose n'abaguzwe na coach mushyashya, anavuga ati coach tuzamwirukana kandi nta mafaranga atangayo, atanazi naho babirukanira, ariko abajojo biki Rayon Sport. Haleluya. Haleluya. Njya mbona nk'iyo abantu bahuye barabanye nko mu butoya, baraturanye mu cyaro cy'iwabo cyangwa mu giwabo, muvuga amakuru ya kera ntarangire, ndetse n'izindi nkuru zitari nziza nk'iza jenoside. Iyo uhuye nk'abantu mwarokokeye ahantu hamwe, muvuga inkuru mukazivuga ntizirangire, izivugika harimo ababa bafite izitavugika. Njya nanareba ababaye mu gisirikare, iyo bahuye, muramuzi wa muntu tubana, iyo bahuye nabo babanye kera, bajya bavuga inkuru bakazivuga nabo ntizirangire. Ni ukuvuga ngo buzuye nyiri ibyo bintu babibayemo, nabyo bigira gute? Nabyo bibabamo, barabyuzuye. Turi mu mwaka wo guhamya. Iyo tuvuga ngo umuhamya wuzuye ibyo ahamya, ni ukugira ngo ibya Yesu bitwuzure. Haleluya. Iyo bitwuzuye birasohoka byanze bikunze, birameneka, turabivuga, turabihamya, tubibwira abatabishaka. Yesu ashimwe cyane. Iyo umufana wa Reyo arimo kubwira Reyo, ntago ari uko uyikunda cyangwa uri interese, ahubwo wiramwuzuye. Dukwiye kuzurwa n'ibya Kristo. Iyo byatuzuye tubibwira abashaka kubyumva n'abadashaka kubyumva, biba bitwuzuye. Hari igihe dusohora umuntu ngo najye guhamya, najye kubwiriza, nakora umurimo w'Imana, ariko tumurenganya kuko ntaruzurwa ibyo tumusaba guhamya. Haleluya. Icyo rero nicyo kidusunikiye kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo dutinde mu ijambo ry'Imana. Ibya Yesu tubihishurirwe, bitwuzure, noneho tuba bahamya ibigize gute? Ibibuzuye. Icyo gihe nta effort ukora. Ni nka ya eponge twavuze
ngira ngo kwa gatandatu niba byibuka turi masengesho, ni nka ya eponge yuzuye amazi, sponge cya kindi tujya twogesha ibintu. Murabize eponge kwinywa amazi, iyo usizemo dukeya tujyamo, washyiramo menshi tukajyamo, aho uyiteretse ikahasiga ibyo yuzuye. Niba yanyweye amata irahasiga amata, niba mwayihanaguje amazi irahasiga amazi, gutyo. Haleluya, Imana nishimwe. Turashaka ko ibya Yesu bitwuzura, tukabisiga ahantu hose, tukabihaho abantu bose. Hari umuntu unyumvise yemwe? Imana nishimwe. Haleluya, kuko byanze bikunze tuzajojoba, tuzarekura, tuzadegaja ibitwuzuye. Dukomeje rero duhera kuri 15 hejuru gatoya twavugaga icyo Kristo nanone yakoze, ko yadukuye mu butware bw'umwijima, ko yatuguze. Muribuka ko ijambo ryo gucungura ni ukugura. Twakoresheje icyongereza ngo yaradupashisinze, sinzi bari kuvuga ngo who purchased us. Yaguze freedom yacu, yaguze umudendezo wacu. Yesu yaratuguze. Ntiwemere rero gukomeza kuba imbata kandi yarakuguriye umudendezo. Niyo mpamvu Yesu atazanye idini, ahubwo yazanye ubusabane. Iyo umuntu atabizi arakubwira ati watangiye kuba mu madini, cyangwa se nawe wagiye mu madini. We yatwebwe abakijwe ntitwagiye mu madini, twinjiye mu busabane na data. Haleluya, dufite umubano w'abana na papa. Aya madini nayo tubarizwamo inangaha kugira ngo bizandikwe bigeraho bibarizwa, ariko ntiyatwinjije mu idini, yatwinjije mu busabane. Imana nishimwe. Idini kuko hari igihe rikuboha aho kugira ngo rikwinjize mu mudendezo. Haleluya. Kuri 15 hakavuga ngo turi mu Bakolosayi 1:15 ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Haleluya. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Muri make Imana itaraboneshwaga amaso yariyerekanye muri Kristo. Haleluya. Mu cyongereza cya Bibiliya yitwa New Living Translation haravuga ngo Christ is the visible image of the invisible God. Ni ishusho y'Imana wareba ariko ije guhagarara cyangwa kwerekana Imana tutabona. Niyo mpamvu Imana rero ababujije mu isezerano rya kera kugira igishushanyo icyo ari cyo cyose bakora, kuko itigeze ibiyereka ngo bamenye uko isi. Nubwo Mose ngo yaboganiraga nayo nkuko umuntu avugana n'inshuti, ariko ntiyamweretse ishusho runaka ngo ese n'umugabo ufite ibyanwa birebire, ese n'umugabo oya, nta shusho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Aha havuga ngo niwe fura mu byaremwe byose. Haravuga muri ino Bibiliya ngo he existed before anything was created. Yarariho mbere yuko hagira ikintu na kimwe kiremwa. Imana nishimwe. Tugakomeza kuri 16 ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ni we wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Haleluya. Iyo dusomye imirongo itubwira ngo muri we, muri Kristo, nimo byose byaremewe, ibizahari ahantu hose bamaze kuvuga, hakongera ko tuvuga ngo niwe wabiremye byose kandi ni nawe byaremewe, biba bitwereka ko Yesu na data ni gutya bagize gute. Mwibuka ko izi nzandiko za Paulo akenshi zabaga zirimo zikosora bumwe mu buyobe bwabaye. Hari ubuyobe bwabaye bwaje gukabya mu kinyejana cya kabiri, ahangaha ni mu kinyejana cya mbere, bwaje gukabya bwavugaga ko Yesu ari su. Murabizi iyo umuntu avuze ngo si umuntu, nkuko bajyaga bavuga ngo abirabura ntabwo ari abantu buzuye, abera abazungu ngo ni abantu buzuye, twebwe turi si umuntu, ngo twegereye ingagi cyane. Ntabwo mubizi? Siko kuri, ariko mu gihe cyo gutwara zambata b'Abanyafrika bagiye bagurishwa, burya niyo teori yakoreshwaga, kandi bashoboraga no gukoresha Bibiliya. Ubu buyobe bwari muri iki gihugu rero, nako ahangaha muri uno mujyi, muri iri toro ryo muri uyu mujyi, hari harimo kuvuga ko Yesu atari Imana. Ibi ni bimwe mu byo bene data baba Yehova bizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu si ikiremwa, ni umuremyi. Imana ishimwe cyane. Yesu si umuhanuzi ukomeye, ni Imana. Gusa ubutatu nibwo butera abantu gucanganyikirwa, ariko ubutatu ntushobora kuzabwumva 100%. Ubutatu urabwizera kuko Imana yabivuze, turabyizera kuko yabivuze. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe. Muri we nimo byose byaremewe, bizahariya hose mu ijuru no mu isi, biboneka n'ibitaboneka, utuntu dutoya amaso yawe atabona n'ibinini cyane amaso yawe areba. Niwe wabiremye byose kandi ni nawe byaremewe. Haleluya. Hanyuma rero tujya ku murongo wa 18
nubwo Yesu ari Imana yera ikomeye yuzuye ubumana bwose, ntabwo yitandukanya n'itorero. Mwumva aho hantu hari ubwiru bukomeye. Haleluya. Yesu ni Imana ariko ntiyagira gute, ntiyitandukanya n'itorero. Itorero ni bande? Itorero ni bande? Twebwe bande? Ababirivazi. Twebwe, yego, umubiri wa Kristo. Haleluya. Itorero n'abizeye Kristo bose, ni umugeni wa Kristo. Igihe kimwe Yesu azaza kudutwara. Tekereza Imana mu bumana bwayo ko itigeze yitandukanya n'itorero, ahubwo Yesu afatanijwe naryo. Aho niho dukomora imbaraga. Ku murongo wa 18 turabyumva neza, haravuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Bibiliya y'Ikinyarwanda yatunusuriyemo ukuntu haravuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, ukagira ngo ni umutwe akaba n'itorero. Muri King James haravuga ngo and he is the head of the body, hanyuma iyo body ikaba ariyo iba the church. Ni umutwe w'itorero. Haleluya. Nako ni umutwe w'umubiri, hanyuma uwo mubiri ukaba iki? Itorero. Imana nishimwe cyane. Yesu ni umutwe, natwe tukaba umubiri we, twebwe abagize itorero. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo ikindi kandi niwe mutwe ugenga umubiri we. Haleluya. Nk'uko umutwe wawe ibitegeka amano, ibitegeka intoki, nk'uko biri mu mutwe wawe. Burya iyo ubwonko bwagize ikibazo umuntu aba pararize, bikagenda bitandukana cyangwa ntibikore, cyangwa komande igatinda. Murabona hari igihe umuntu arwara indwara ngira ngo z'imitsi cyangwa z'amaneri cyangwa agace ko mu bwonko kangiritse, yashaka nko gufata iki gitabo ntabikora ako kanya, bikagenda buhoro, mbese akantu kenda kumera nka pararizi kaba karatangiye kuza. Muranyumva nshuti z'Imana? Yesu rero niwe komande, niwe ugenga umubiri we, ari wo twebwe itorero. Kuba itorero ryagira intege nkeya cyangwa ryagaragara uko ritagombye kugaragara, ntibiravanaho ko Yesu ariwe mutwe, natwe tukaba umubiri. Haleluya. Ngo ikindi kandi niwe mutwe ugenga umubiri we, ari wo muryango w'Imana. Iryo ni ryo torero. Ngo niwe shingiro rya byose. Uwo ni Yesu, ni nawe wabimburiye bose kuzuka, kugira ngo afate umwanya uyibanze muri byose. Haleluya. Fasha umwanya wibanze muri twebwe abazazuka. Imana nishimwe. Haleluya. Iyo tuvuga ngo yabimburiye bose kuzuka, cyangwa se niwe mfura mu bazutse, muribuka ko mu isezerano rya kera harimo abantu bagiye bazuka, ariko bagiye bazuka bose barongeye bagira gute? Barapfa. Haleluya. Niyo mpamvu yitwa ifura yo kuzuka. Yabimburiye bose kuzuka. Haleluya. Reka tunyarukire gato mu Befeso, mu gitabo nanone mu rwandiko Paulo yanditse itorero rya Efeso, igice cya mbere, umurongo wa 22 na 23, kugira ngo ukomeze wumve, urusheho kwinjirwamo n'ubufatanye bw'uyu mutwe n'umubiri we, ari we twebwe, kugira ngo utazajya usenga Imana iri kure ngo bikuvune. Haleluya. Twavuze ko abantu batangiye gusinzira tuzamurira amaboko Imana. Twayazamuye. Haleluya. Kugira ngo n'uwari usinziriye akanguke. Twanyarukiye mu Befeso igice cya mbere 22, ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero. Muribuka ko itorero ari nde nande? Wowe, nanjye, n'abandi bizera bose. Nubwo baba basengera mu madini, utazigera umenya niba barizeye Kristo nabo bagize itorero. Niyo mpamvu babisobanukiwe induru z'amadini zishira, batongera kugira umupaka w'amadini. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva nshuti z'Imana? Nukuba umwana bikabije iyo wibwira yuko idini ryanyu ari ryo ryiza ngo mu yandi madini. Nukuba umwana bikabije. Haleluya. Imana nishimwe. Ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Yesu ni ikibirengeye, ntacyo agereranywa, ariko ntiyadusize. Ngo naryo iriki? Itorero ribe umubiri we ucagase, ushyitse. Haleluya. Naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Murumva urwego turiho? Kaduha Imana icyubahiro. None se kubera ibitotsi. Haleluya. Turashima Imana. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Yaduhinduye itya, turaba agaciro inshuti z'Imana. Turaba agaciro. Abamarayika bafite amatsiko y'abantu Yesu yameneye amaraso. Abamarayika ni ibiremwa bitangaje, ariko bakorera twebwe abazaragwa agakiza. Haleluya. Imana nishimwe. Ni iki kiduha agaciro? Ni Yesu ufatanye natwe, akuwemo ntacyo turicyo, ariko kuko arimo dufite icyo turicyo mu maso y'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Yaribereye umutwe usumba byose, ngo naryo itorero, njyewe nawe n'abandi bizera, abakize, abakennye, abajijutse, ababaswa. Niyo mpamvu mwibuke ko biravuze ngo mwene iyi nzira yo kwera, haleluya, ngo n'umuswa ntazagera gute, ntazayiyoba. Agakiza ntago kaziye classe sociale runaka, cyiciro cy'ubudehe runaka. Mana nishimwe cyane. Yesu yagiye ku musaraba ku bwa bose, kandi agakiza n'ibyako Imana yarabyoroheje kugira ngo hatagira umuntu n'umwe utabihabwa. Haleluya, haleluya. Keretse utabishaka, uwo tuba tumusengera ngo agire inyota, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Muri make wowe nanjye tugize gute? Turashyitse, kandi iby'ubumana byose bishyikira muri twebwe. Haleluya, haleluya. Ko biryoshye we. Imana nishimwe. Aho twari twasubiye gusogongera mu Efeso, turagarutse aho twari turi mu Bakolosayi 19, ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Mwibuke ko arimo aracyakosora ko babantu barimo bavuga ko Yesu ari sudata. Iryo jambo rya sumura ryumva muri make ari munsi ya data. Pawulo arimo arakosora iki kibazo, natwe tugikosorerwa, ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose k'ubumana kuba muri we. Haleluya. Kuri muri Kristo, kandi Kristo arangije aratwiha. Ubwo kuzura k'ubumana kuri muri twebwe abana b'Imana. Haleluya. We ni umutwe, twe turi itorero, turi umubiri wa Kristo, nitwe gice cye gikorera mu isi. Uri igice cya Kristo, uri ingingo za Kristo zikorera mu isi. Mbabwiza ukuri inshuti z'Imana, iyo kugusobanukirwa kwicaye mu mutima wawe, uhindura imibereho. Nakwiriye ihindura. Icyo wamenye wakiriye kizana impinduka z'imibereho, kizana impinduka z'ukugenda, kizana impinduka z'ukubaho, kizana impinduka za burundu. Haleluya, haleluya. Kuko ninjye mubiri wa Kristo ugendagenda ku isi. Mana nishimwe cyane. Ngira ngo twabivuzeho ubushize tugana ku gusenga, umutwe ushobora kutayobora ibice by'umubiri gusa iyo habaye ibibazo. Bya bindi bimeze nka za paralizi mu buzima busanzwe, iyo ubwonko butagira komande, amano, ingingo, ibimeze nka paralizi biraza. Rero kuba itorero abera bagendera mu ntege nke, hari ubwo buba ari uburwayi runaka bwo kutamenya ukuri tutaragutinzemo. Yesu ashimwe cyane. Dufite andi makuru atariyo, hanyuma ubwo burwayi bugatuma umutwe usa nkaho utaduha komande, bigasa nkaho binyuranye. Haleluya. Iyi torero risa nkaho ridakorera cyangwa ridasa na nyiraryo, ridasa n'uribereye umutwe, ntitugera ahantu twibwira ko ryabuze imbaraga cyangwa urishinzwe nyiraryo ari we Kristo yananiwe gukora. Oya, oya. Nuko kuguhishurirwa kuba kutaragwirira muri twebwe, kuko mukuri ukuri kudahindurwa nuke Kristo ari umutwe, akaba afatanyijwe natwe, ataratugiye kuri. Muri make itorero ricometswe mu mbaraga zitagira akagero. Haleluya. Yesu ntatwitarura ngo avuge ngo aba bantu barananiranye, ahubwo atwita umubiri we. Amazina yose Yesu atwita ni amazina y'urukundo rutangaje. Atwita umubiri we, atwita bene se, atwita umugeni we, atwita abana be. Nta zina na rimwe ry'igicibwa ririmo. Haleluya. Mana nihabwa icyubahiro. Mujye mutekereza ku rukundo rw'ababyeyi basanzwe twabyaye. Umwana wawe niyo yakunaniye uba wumva wamubundikira. Bafite abana bakuru, haleluya. Kuko yari dutoya ntabwo mubimenya cyane, uko kazana gusenga kakagukurikira mama, ukakajyana. Iyo uri umusinzi ukajyanye mu kabari kajyayo, iyo uri umukristo ukazanye mu rusengero ukaraza, iyo ugiye mu isoko murajyana. Ntago akana gato kakugisha impaka. Ariko abakuze urambwira uti se tujye gusenga, avuga ati mama nifite gahunda mu gitondo. Kandi utse tujye gusura, hari umuvandimwe, hari nyogosenge waje, cyangwa hari nyoko wanyu waje, mbese ko mubwira ibintu urimo mubwira atarabyumva. Akavuga ati mama nifite gahunda n'abajama. Uretse n'ibyo ashobora kukubana ikirara. Babyeyi mwagize umugisha wo kubyara, nubwo yakubana ikirara ujya wanga umwana wawe wumva umukunzi.
bya bindi abanyarwanda bavuga ngo umwana wundi abishya inkonda, muzuka mbikucurukura, abishya inkonda. Muri make uwawe araziryoshya, kuko nuvuga ngo ububi bw'uwawe ntacyo bugutwaye kuko ari uwawe. Kandi ubwo wowe nanjye turi abantu buntu bagira iminsi yo kubyuka nabi. Tekereza urukundo rwa data, nta njugunya. Haleluya. Ankunda byiteka, iyo nandujwe anezezwa no kunyuhagira ngo mboneze. Haleluya. Nkuko iyo umwana wawe aje asa nabi, hari abashyitsi, umucisha ahantu inyuma mu cyumba ukamutunganya kugira ngo aze mu bashyitsi. Siko bimeze? Haleluya, haleluya, haleluya. Abana bacu bakuze bo basigaye babigira insokozo, akagira nk'ibintu by'ibisatsi bihagaze gutya. None waba uzajyana mu bantu mbabare ujye kwiyogoshesha, sindi buguyingukane mu bantu niyo misatsi imeze gukuntu. Njya mbasha kubumva no kubabarira, kuko kera mu gihe cyanjye nibwo penke yaracyaduka. Igihe njya ndeba amafoto ya kera niga muri segondaire ngasanga nifite imisatsi ihagaze gutya. Ubwo rero nkabasha kubihanganira. Igihe kimwe nari kumwe n'umuhungu wanjye umwe mu mujyi, tugeze mu mujyi wa Kigali, duhura n'umwana w'umuhungu, yari umusore muremure mwiza, afite imisatsi nta muntu uyifite hano, igera nk'ahantu ihagaze. Arambwira ati mama, ati wabonye? Ati namba ntakintu. Nicyo gihe bahagazemo. Ariko ndacyavuga urukundo rwa data. Data arakoza. Burya ubusembwa bwawe ntabwo data yifuza kubumurika no kubwamamaza nk'uko umubyeyi atifuza ko ubusembwa bw'umwana we bwamamara. Niyo mpamvu ururimi ruvuga ibibi by'abandi dukwiriye kurugabanya. Burya data aramukunda kandi yifuza kumwoza no kumweza no kumutunganya ngo amumurike asa neza, nk'uko natwe ababyeyi twifuza kweza abana bacu mwibanga ukamumurika asa neza. Ubu hari umubyeyi uraza guhagarara hano ngo avuge ngo umwana wanjye rero ngo yabaye ngo wa 45, ariko yabaye uwa mbere. Uraza kuvuga umwana wanjye rero ndashima Imana yabaye iki? Uwa mbere. Kuko biraryoshye. Uko niko data tugenza. Yaguhuza n'ijambo ry'Imana nukugira ngo wezwe, utungane, akumurike usa neza, umuhagarare ku isi bimeze neza. Haleluya. Urukundo rwe ntitwarwitiranye. Mana nihabwe icyubahiro. Yuzuye imbabazi no kugira neza, yuzuye urukundo n'ubuntu butangaje. Umuntu wese ubimenya asiganwa ajyaho Yesu ari. Umuntu wese uri kure ya Yesu nuko ataramenya urukundo rwe. Swate twamuhagarariye nabi, agira ngo Yesu n'umunyedini, agira ngo ameze nkatwe, bituma muhunga. Yesu n'umutunzi w'imbabazi. Haleluya, haleluya. Twakomeje kuri 24. Mba ntavuze menshi ngasimbuka simbizi. Naho twari tugeze. Nafashijwe ndasimbuka. Twari tugeze kuri 20. Mayi nka rero. Haleluya. Yesu ni mwiza. Twari tuvuye kuri 19. Yavuga ngo uko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Haleluya. Kuzura kw'Imana kuri muri Kristo nawe yaratwihaye. 20. Ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari ibyo ku isi n'ibyo mu ijuru. Mukurikire hano. Ibyo tuvuyemo ku igaburo ryera ni ibi tuba duhimbaza. Ngo imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose. Hari igisika cyari cyarabaye hagati yacu n'Imana. Kuri 21. Ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Hari igihe umuntu yibwira ngo ubwo atarakora icyaha ngo ni intungane, no mu mutima wawe wari icyaha kigenda. Ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Hari ubwanzi hagati yacu n'Imana, hanyuma amahoro azanwa n'amaraso yo ku musaraba. 22. Ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Haleluya. Muri ko kwako n'umubyeyi atunganya umwana we akabona kumumurika, umva uko Yesu yatugenjereje. Haleluya. Ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo, imbere ya data, muri abera n'abaziranenge mutagawa, nta mugayo namba, nta nenge namba, kubw'amaraso yazanye amahoro. Haleluya. Hagati yanjye n'Imana ubwanzi bukavaho. Ubwanzi nari naratewe n'icyaha cya kamere nakiriye kuko nkomoka kwa Adamu, n'ibyo nanjye ubwanjye nikoreye, kuko igiti kigwiraho gihengamiye. Umunyabyaha nyine birangira bigiyemo. Imana nishimwe.
haleluya. Ngo niba muguma, ndifuza ko dutinda kuri 23 gato, niba muguma mu byo twizera, niba mugira gute, muguma, mugira gute, kuguma ni akanya gato cyangwa ni kanini? Ni kanini. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe n'abaremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo njyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Reka nsubiremo. Niba tuguma, uko dutinda mu byo twizera, ubu nibyo turimo gukora muri ano masaha, nibyo urimo gukora iyo urimo kurya ijambo ry'Imana wenyine. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro bizanwa n'iki? N'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo njyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Haleluya. Igitambo cyo kumusaraba cyagaruye amahoro hagati yacu n'Imana, kiduhesha kungwa n'Imana, cyakuyeho ubwanzi. Twari abanzi b'Imana, twari dutandukanijwe n'uwaturemye igihe umuntu yagwaga. Haleluya. Cyakuyeho ubwanzi mu mitima yacu no kubw'imirimo mibi yacu, kiduhindura abera n'abazira nenge. Haleluya. Somye umurongo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo icyakora mukomere ku byo twemera. Iyo ikintu gikomeyeho ugifata gahoro, ugifata cyane. Iyo umushwari nawe ukomeyeho ntiwawunyaka, ariko ngufashe gato wawujyana cyangwa wanatakara. Icyakora mukomere ku byo twemera, mubyishingikirizeho. Wishingikirize kuki? Ku byo wemera wakuye mu butumwa bwiza, ngo mutajegajega, ari nta kibatesha kwiringira ubutumwa bwatangarijwe abo ku isi yose, aribwo njyewe Pawulo nahawe kwamamaza. Haleluya. Haleluya. Kangerageze no gusoma mu Cyongereza muri NLT nanone ngo but you must continue to believe. Kugira gute? Continue igikorwa gikoza akanya gato gikomeza. Icyongereza muzanye mukivuga ko nanjye nkivuga ntakizi. Haleluya. Tubigendane. Continue ni igikorwa kigize gute? Gikomeje. Ngo but you must continue to believe this truth. Dukwiriye gukomeza kwizera uku kuri and stand firmly in it. Tukabihagararamo tubishikamyemo. Don't drift away. Mu Gifaransa bavuga ngo no s'éloigne pas. Ntubijye kure. Iyo ugiye kure y'amagambo y'Imana uruma. Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, amashami yari muto ajombye muri nge. Arakomeza aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutagize gute? Mutamfite. Iyo ugiye kure y'amagambo y'Imana wisanga warumye. Gicaniro cy'ubusabane bwawe n'Imana mu mutima ugasanga cyarazimye. Aya magambo ni ibiryo. Haleluya. Biradutunze, biduha ibyiringiro bidakama. Ngo don't drift away, no s'éloigne pas. Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news. Ntujye kurure y'ibyiringiro wakiriye igihe wumvaga ubutumwa bwiza. Kaduhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Iyo twumva ubutumwa bwiza hari ibyiringiro twakira. Imana nishimwe cyane. Bibiliya rero tugira inama kutajya kure y'ibyo twizeye twakuye muri uko kuri, tubihagararemo tutajegajega, ntitujye kure yabyo kugira ngo turinde ibyo byiringiro. Haleluya. Tugume muri we, mu kuri twizeye. Wijya kure y'ibyo ukesha kwizera. Niba warabyakiriye mu kwizera ukabikura mu kwizera waheshejwe no kumva, guma muri byo kugira ngo bikubere imbaraga. Ngo twubakwe ku rufatiro, tutanyeganyega, tutimurwa, tutabirandurwa ngo tubivemo, ngo tuvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa bwiza. Uzarebe niba warigeze kujya unyuzamo ukagira intege nkeya. Teka intege nkeya zibyuka igihe wagiye kure y'ijambo cyangwa ritagifite icyo rivuze. Intege nkeya mvuga hari izisubira mu ngeso za kamere, hari n'intege nkeya zo mu mutima, kumva umutima warakamutse, kumva warabihiwe n'urugendo kuko wagiye kure y'ibyo wizera. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Muri make hari ibyiringiro twaheshejwe n'ubutumwa twumvise. Pawulo akivuga ngo aribwo njyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Haleluya. Hanyuma rero ntibigarukiraho, ahubwo arakomeza avuga ikintu gikomeye. Tujye kuri 24.
arakomeza avuga ikintu gikomeye. Yahindutse umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Kuri 24 haratangaje, aravuga Pawulo ngo none nishimiye. Iyo tuvuze ari amagambo yose avuye kutubwira hishuriwe n'Umwuka Wera, akavuga ngo none yahindutse umubwiriza w'ubutumwa bwiza, muri make yahindutse wuzuye ibyo agira gute, ibyo ahamya biramwuzuye. Imana nishimye. Kuri 24 urahumva neza ko bimwuzuye kuko ntibinamushiramo. Aravuga ngo none nishimiye amakuba. Hari umuntu wishimira amakuba yemwe? Hari umuntu wishimira amakuba muri iki gihande? Arakajya kure yacu. Yesu ashimwe cyane. Ariko Pawulo arayishimira kubera ko na makuba yo gukorera itorero kugira ngo akomeze kuribwira Kristo n'ubutumwa bwiza. Ngo none nishimiye amakuba yanjye yo kubwanyu, ngo kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbisohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari we torero. Muribuka ko iri baruwa arimo arayandika afungiwe ku gufunga kwe kwa mbere kw'i Roma. Yafungiwe muri za gereza nyagereza, ariko yajyaga afungirwa no mu mazu. Murabizi ko habamo amazu yo gufungirwamo, amazu yakodeshejwe gufungirwamo abantu, niho yarari. Arimo aravuga, arimo arabandikira kubw'ishyaka ry'icyo yifuza ko baguma muri Kristo, baguma mu bye, bakishingiza kuri Kristo wenyine. None arimo aravuga kuko mwibuka ko aya makuba arimo ayatewe n'ibya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biba ari ubwana kandi ukwiriye kuharenga. Iyo umuntu avuga ngo Yesu n'ukuntu nagukoreye ngo ukaba umpembye ibi, ntabwo ari by'abaguhembye, ni amakuba azanwa n'ubutumwa bwiza. Hari amakuba twizanira kubw'amafuti yacu, ayo nayo tujye tuyemera. Ariko hari andi makuba azanwa n'uko wakurikiye Yesu. Satani agahagarara kwa kundi yahagaze kwa Yobu. Hari umuntu unyumva? Haleluya. Agahagarara nk'uko yahagaze kwa Yobu, akavuga ngo Yobu yabuzwa n'iki? Kugushima Mana, wamuhaye kubyara, wamukikije amahoro impande zose. Hari indi jambo ritaba muri Kinyarwanda rivuga ngo wamushyizeho akazitiro, wamuhaye gutunga, n'umukire. Ariko kuki muri b'abasose ntimurebe nge? Haleluya. Nubwo ngewe ntagomba kubareba, ngomba gucisha amaso hejuru kugira ngo mutantera isoni. Yesu ashimwe cyane. Ako mwebwe ni mu ndebe mwumva ikiganiro cya Satani n'Imana mu rugo rwo kwande rwo kwa Yobu. Yobu yabuzwa n'iki? Kugushima ko wamuhaye kubyara ukamuhindura umukire iwabo, ko wamukomeje yabuzwa n'iki kugushima. Ngaho bikoreho gatoya maze turebe ko atakwihakana izuba riva. Ndimo nongeramo ibyanjye. Haleluya. Wambwira hari ikintu Yobu yari yazize? Amakuba azanwa no gukurikira Imana. Va mu by'ubwana rero uvuga ngo Mana ngo n'ukuntu nagukoreye. Ubwo rero wari warakoze nk'umukozi, niho wari warakoze nk'umwana. Twebwe abakora nk'umwana tuguwe neza. Amakubi yaje turayamuzanira, twumva ngo duhe ubuntu, turashize turaragiye, duhe ubuntu tuguruke dusumbuke. Haleluya. Dukomeze gukora mu rugo rwande rwa Data. Imana nishimye. Ngo none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, ngo kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbisohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari ryo torero. Haleluya, haleluya. Ngo arimo arasafaringa ngo now I rejoice in NIV, now I rejoice in what I'm suffering for you. Ibaze kugira ngo ndimo ndaryoherwa, muri make mfite umunezero mu byo ndimo kubabazwa ku bwanyu. Ngo ariko ibyo byose ngo ni for the sake of his body, ngo byose ndabikorera kubw'umubiri wa Kristo ari ryo torero. Haleluya. Mutekereze gato kuri ubuzima bw'uyu mukozi w'Imana. Tekereza urwo rwego rwo kudatsindwa n'ibimubabaza, kuko azi ko ababarizwa itorero ari ryo mubiri wa Kristo. Kaduha Imana icyubahiro ko hariho abagabo nk'aba, harimo abagore nk'aba, harimo abasore n'inkumi nk'aba no mu gihe cyacu, kandi ko nawe wabamo. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Muri make iyo wakijijwe ukagamburura mu makuba, ubu duhombeje, ubu duhombeye mu bwami bw'Imana, kuko uri igihamya kigenda. Ubuzima bwawe buravuga. Burya bubwira abantu ngo bakurikira Yesu bahawe imbaraga zo kudacogora. Ubuzima bwawe bufite ijwi. Haleluya. Iyo rero ucogoye mu makuba ubu duhombeje. Tekereza iyo Pawulo bamufunga bakamugira nabi, agahita avuga ngo bya bintu bya Yesu nababwiraga ngo ntibyari biri byo. Ubuzima bwe bugahita bubihakana, agahita arekera kuvuga ubutumwa bwiza aribwo yahamagariwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Ako kantu murakumvise? Ngo iyo ugamburiye mu makuba tugize ite? Duhombeye mu bwami. Niyo mpamvu duhamagarirwa kuba abasirikare ba Kristo. Haleluya. Bari abasirikare bajya ku rugamba bambaye umubiri kimwe
natwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Bambaye umubiri kimwe natwe. Itandukaniro nuko bo bahora mu myitozo. Bahora mu myitozo, umubiri wabo ukadevelopa ikimeze nk'ubudahangarwa. Mind yabo n'imitekerereze yabo ikadevelopa nyine kurwana no kurinda abaturage. Ariko njyewe nawe kuko turi abasivili, iyo hari ikintu kubise dushobora kujya munsi y'igitanda cyangwa muri purafo kuko turi abaturage. Ariko umusirikare iyo gituritse agomba kujya hanze kureba icyagize gute, icyaturitse. Yambaye umubiri umeze nkande kuwawe nanjye, ariko umubiri we uratozwa. Watozwa ukadevelopa ubudahangarwa. Kereka umusirikare utarafashe igisirikare wakomeje kugira imitekerereze ya gisivile n'uhungana n'abaturage. Yesu ashimwe cyane. Imyitozo ahoramo nubwo yambaye umubiri nk'uwacu, yamuhesheje ubushizi bw'amanga, imuhesha ubudahangarwa butuma atinyuka urugamba, butuma ashobora kumara iminsi 3 atarasinzira. Njyewe iyo nyimaze ndwara umutwe kubera ubusivile bwinshi. Haleluya, haleluya. Ibiba muri training nubwo ntabaye umusirikare, ako nawe wabikeka mu itegeko ryo gukeka. Ibiba muri training ni ukubabaza imibiri yabo, kubatoza kwikorera ibikomeye, ibiremereye, ku buryo ashobora kwikorera amasasu menshi, kwikorera mugenzi we yakomeretse. Ibibatoza kutarya ngo bavuyarare, kuko ashobora kurwana akamara iminsi 3 batarabona uko basapurayinga ibiryo, batarabigezayo. Yesu ashimwe cyane. Iyo myitozo yose niyo yamuhinduye umuntu udatinya. Ikindi bajya bagira mind nziza, njya nyibona nyine kuri wa muntu tubana bivuge buhoro. Haleluya. Ibatera kwibwira ko buri kintu cyose gishoboka. Muri make ushobora kumbwira ngo iyi nkingi urayisunika igende, wakabyemera, ariko giye umusivili nkavuga ngo ntago bibaho kuko nyine ndi umuki. Haleluya. Reka mbigarura aho twari turi. Niyo mpamvu bimwe mu byo Kristo yaduhaye ari ukuba abasirikare ba Kristo. Muribuka ikintu Paulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo ajye aba umusirikare mwiza. Haleluya. Ntarangare, ngo nta muntu uri muri buru rugendo ngo kwira kwishyira mu by'ubu bugingo ngo arangare. Twahamagariye kuba abasirikare ba Kristo. Muri make y'imyitozo y'umwuka yose dukora, kuba mu ijambo ry'Imana, no kugira ngo bituremere ubudahangarwa butuma duhinduka abantu Satani atakangisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyago ntibikakwegere, ntitunabihamagara, ariko bijya biza. Ariko ugomba guhinduka umuntu Satani areba akavuga ati nubwo twamukangisha iki yaramaramaje. Haleluya. Ubudahangarwa bukiyubaka muri wowe, ukavuga uti nzakora ibyo Kristo yansabye gukora, nzasohoza umurimo we, nta kintu na kimwe cyahagarara imbere yanjye. Nasonza, nakwambara ubusa, napfusha, nahiriwe, nagize amafaranga cyangwa nayabuze, reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari umuntu uhita ugabanukirwa umunezero w'agakiza uko amafaranga agaruka amanuka kuri momo. Kuri momo mujya murungurukaho namwe akagira cyo uko amafaranga amanuka kuri momo akaba ari kumunezero utakara. Ayiwe, utarajya gutakazwa na momo ubundi yazanywe nandi, yinjiye muri momo avuye. Wagize ngo se nuko uzi gukora cyane? Hari abakoze cyane batabonye nkayo wabonye. Ku by'ukuri muzima se nuko wirinze cyane. Haleluya. Nongere nkubwire inshuti yanjye, inshuti y'Imana, iyo ugamburuye mu makuba ubu duhombeye, kandi ntubikora nkana nuko waramaze igihe utadevelopa cya kindi abasirikare bakora. None umubiri wawe, ubuzima bwawe bukabura ubudahangarwa, kuko igihe Yesu yajyaga ku musaraba yaduhaye ubuntu bungana. Haleluya. Abamwizeye twese dufite ubuntu bungana. Nuko umwe yamaze igihe mu myitozo, undi agatinda kuyizamo, hanyuma ibyago n'amakuba byatugeraho bimeze kimwe. Mutekereze gato umugore n'umugabo, Yobu n'umugore we, abana bose bari ababo, ubutunzi bwose bwari ubwabo. Siko bimeze? Ibyago bigeze kuri Yobu byari byageze mu rugo kwa Mesiya na madamu, ariko madamu avuga ngo ati vuma iyo mana. Vuma iyo mana wipfira n'ubundi nturi, dore uretse no gupfusha abana, dore nawe ibishyute birakuzuye. Abana bari ababo, ubutunzi bwari ubwabo. Inyifate zitandukanye. Ibyago n'amakuba bitugeraho ni bimwe. Inyifate igatandukana nuko wabaye mu myitozo cyangwa wanze kuyibamo. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwo buntu yahaye abera.
ndashima Imana ku bw'imbaraga itorero rifite. Ndashima Imana ko Kristo atubereye umutwe, tugahinduka umubiri we ushyitse, ushyikirwamo na byose. Ubuntu twahawe bumeze kimwe, ariko biterwa naho witoreza. Ni nk'umusirikare waba umudizata cyangwa umutegaji. Ndakaza ko gaterime. Haleluya. Umutegaji ni umuntu ukwepa imyitozo ikomeye. Urumva yabaye umutegaji, ibikomeye akajya bikwepa, nyine haje urugamba yakwirwaza. Kandi bijya bibaho. Bamwe bakirwaza, yagira nk'Imana agakomereka nk'intu. Oh, haleluya. Haleluya. Mwuka wera twuzuza imbaraga, ubutegaji budushiremo. Umutete utuma Satani atubyina hejuru, udushiremo. Ntutete kandi ufite umwanzi witwa Satani. Amen. Haleluya. Natwe dushobojwe n'umwuka tugenda tunesha kuva ku gito, ikinini data akaduha ubuntu. Haleluya. Hari igito gisanzwe n'abadakijijwe babasha. Vrema. Igikomeye data aduha ubuntu. Niko yahaye ubuntu Daniel amanuka mu rwobo rw'intare, akamanuka atavuze induru, atavuga ngo Daniel ngo nakoreye Imana ngo none ndapfuye we. Yamanutse mu rwobo rw'intare atavuze induru. Kubw'ibyo ubuntu byari bimurunzemo. N'imyitozo yamazemo iminsi. Yubaha Imana ku ngoma zikurikirana. Atangira kwitoza kubaha Imana ari umujene mutoya. Ari umusore w'ingimbi. Agiye mu mwobo w'intare ntiyamanuka agira gute? Ari umuntu ugerwaho n'akantu gato. Amanuka bucece. Yinjira mu rwobo rw'intare. Iyo zimurya yari kujya mu ijuru. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ukuri. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu k'umukristo wese ukuri. Haleluya. Muri make yapfa yari kujya mu ijuru. Atapfa akagaruka kuvuga Yesu Babuloni. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. 25. Ngwiryo nahindukiye umubwiriza, iri ni itorero, ari ryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Haleluya. Muri make itorero yarihindukiye umubwiriza akurikije ubusonga, iyo mpamvu umuhamagaro ubaho, guhamagarwa n'Imana bikabaho, arakurikiza ubusonga Imana yamuhaye. Ikabumuha atari kugira ngo akore izina rya hatari. Hari igihe umunsi bijya bicurama, umuntu akagira ngo ubusonga no kugira ngo umuntu akore izina. Oya, yahawe ubusonga, Imana yamuhaye ubusonga ku bwanyu. Muri make kugira ngo impano ziri muri we zikorere itorero. Imana yampaye ubusonga ku bwanyu kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose ryuzuye. Haleluya. Iryo jambo ry'Imana ngo niryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Muze kumva ubwo bwiru mukomeze mwumve. Ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze no mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe. Muri make Kristo ntiyagomba kujya mu banyamahanga, siko bari babizi. Paulo rero yakiriye ubusonga, yakirirwa butumwa bwiza, ahishuriwe ubu bwiru ngo bwari bumaze igihe bwarahishwe, hanyuma burahishurwa. Aribwo ubwo bwiru ni ukumenyesha abantu ubutunzi bw'ubwiza. Haleluya. Bw'ubwo bwiru ngo bwageze mu banyamahanga. Ubwiru birahinduka nde? Aribwo Kristo uri muri mwe. Haleluya. Nta yindi mystery, nta yandi mabanga, nta bundi bwiro, ni Kristo muri twe. Aribyo byiringiro by'ubwiza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nta bundi bwiro. Mwibuke ko nanone hakiri ikosora ry'ibyabaye ahangaha. Imana ishimwe cyane. Kuko zimwe mu nyigisho z'ubuyobe zaze nigeze kuvuga ngo zakomeye mu kinyejana cya kabiri, harimo yuko abantu bakizwa cyangwa babohoka baba delivre ari uko hari ubwiru, hari amabanga runaka bamenye, none ngo ayo mabanga akaba ari yabahesha gukira. Bumwe mu buyobe bwamamaye mu kinyejana cya kabiri. Ariko arimo arabwira ko nta bundi bwiru, nta yandi mabanga, ahubwo ni Kristo muri twe. No muri iki gihe duhagazemo harimo ibindi bintu abantu bafashe bakajya kugira ngo Yesu ntahagije. Muri make usaba
kurarana amazi ku musozi ukayasengera ukayanywa mu gitondo. Muri make munkurikire kuko ibyo biruzuye. Haleluya, haleluya. Muri make ngo Yesu muri twe ntahagije, bisaba ko usenga saa 9 mu kadomo. Nagira ngo ko saa 9 mu kadomo zo mu Rwanda atari zo muri Amerika, atari zo mu Burayi, atari zo hano haruguru muri Uganda. Murumva ubwo bupfafa bukiriritse. Imana ituye muri eternite, mu bihe bitarangira, yagengwa n'amasaha. Kugira discipline yo gusenga saa 9 ndabishyigikiye, ndabishimye. Ariko hari undi muntu ukora umurimo w'ubuzamu, hari undi muntu w'umusirikare utazigeramo na saa 9, hari undi ukora kwa muganga urayizamu. Ubwo ntazigera ajya mu mwuka kuko saa 9 izatanga arimo kugira gutera inshinge. Utuntu. Hari abandi uyu munsi bajya gusenga iteka ariko bitwaje amazi. Arahari hano. Pastor agomba kuyakoraho yose. Ubu mbese mukajya muzana amazi yose nkayakoreraho. Nkabakoreraho mukayatahana mukayanywa akabakiza. Hari undi udashobora gusengera umurwayi adafite amavuta. Yes, Bibiliya ivuga ngo tubasengere tubasiza amavuta. Kwizera ko umurwayi kuzamuhagurutsa. Bakuru b'itorero bajye kubasengera. Ariko amavuta ntasimbura Yesu. Haleluya. Nemera ko Mwuka Wera ashobora guhumekera umuntu ikintu runaka mu gihe runaka, ariko ntigihinduka ubuzima. Ubwiru bwahishwe ni Kristo muri twe. Haleluya. Si hame, si ikindi kintu. Nidukomeza mu gice cya 2 muzumva ubuyobe bwinshi buri mu minsi, buri ntukoreho, ntufateho, ntusogongere, ibintu bitari byo. Harimo abandi bantu bashobora gutekereza hano wenda ibyo ntibihaba, ariko mu bihugu by'uturanye birahaba, aho abantu kugira ngo baze mu materaniro bagomba kuza bose bambaye imyenda y'umweru. Hayiwe. Ubwiru bwahishwe ni Kristo muri twe. Haleluya. Si ubundi buhanga, si ukundi kugereka akandi kantu. Mwuka Wera nakakubwira ngo ukagerekeho nakawe wigahindura ihame ugasimbuza Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo wakwiriza iminsi 40 utarya utanywa, ntago bisimbura icyo Kristo yakoze ku musaraba. Wateye intambwe, ni byiza ni wabishoboye, ariko simbi kugiramwe inama kuko ushobora kuzagwayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta nubwo byagusumbishije agakiza ngewe mfite, ntarashobora kwiriza n'umunsi n'umwe, ariko nawe utiriza sindimo nkubwira ngo gumayo. Utambeshyera. Yesu ashimwe. Nta gisimbura Kristo muri twe. Byiringiro by'ubwiza. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana. Reka tugarukiraho kugira ngo tugumane ibyo twumvise. Tuzakomeza ku gice cya 2. Ndagusaba we dufatanyije urugendo, ugenda usome, wongere usome igitabo cy'Abakolosayi, ku buryo nzaba nkivugaho kumva wabyumvise cyane, kumva Mwuka Wera yaguhaye byinshi kurushaho. Imana ihabwe icyubahiro. Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. Yesu byiringiro by'ubwiza yageze mu mutima wawe. Ese waramukinguriye? Ese wamuhaye umwanya? Nari mvuze nta bundi bwiru, nta rindi banga, nta wundi utwunga n'Imana, nta wundi dukesha imbaraga za none mu gihe tubigiwe ubugingo buhoraho. Bibiliya iratubwira ngo ufite uwo mwana ari we Kristo, ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho. Ntago batubaza cyangwa bavuga ngo ufite idini, ngo wavutse mu muryango w'abapasiteri, watangiye kuririmbira Imana akiri mutoya. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Ntibavuga ngo ufite abavandimwe basenga, baravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Ese uwo mwana uramufite? Wakingura umutima wawe Yesu? Niba utarizera Yesu, taramukingurira, atakuyobora, ubizi neza ko atari umwami w'ubuzima bwawe, uzamura ikiganza tugusengere. Nta wifuza kwakira Yesu uyu munsi? Nta uri muri iteraniro? Abadukurikira online utaraha Yesu ubuzima bwawe, ukingura umutima wawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umutima ni wo umuntu yizeza, akatuza akanwa ke, kabarwaho gukiranuka. Kwatura ni nk'indahiro, ariko kwizera ko mu mutima kurahagije, kuko n'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga atavuze ntibyamubuza kwakira Yesu. Haleluya. Atwihishurire birushijeho. Icyampa nubwo waba utahanye gusa kumenya ko Yesu ari umutwe wawe, nawe ukaba umubiri we, uri ingingo ze. Yesu ntatandukanijwe nawe. Muranyumva nshuti z'Imana. Ntabwo umwambaza ari kuri, ari kumwe nawe, afatanyijwe nawe. Ntabwo yishimira intege nke zawe,
yishimira kukweza no kugutunganya no kukuboneza. Nubwo yera cyane ntigeze ajya kure y'itorero, afatanyijwe naryo kugira ngo ahore aryeza, ahore aritunganya. Haleluya. Reka musaba inyota, musaba inyota kugira ngo ibyiza byose ubikiwe mu ijambo ry'Imana ubigirire umwete. Musaba inyota kugira ngo byinshi, muribuka ko yashimye ko kuzura ku Mana kose kuba muri Kristo. Uwo mwuzuro ni mugari cyane. Ujye uba mu ijambo ry'Imana iyi minota tumaraha, kandi ubwo turi mu bagerageje ntago bihagije. Usaba Imana inyota yo kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo rihindure uko utekereza no kuwafataga ibintu. Ndabinginze dusaba Imana inyota. Inyifato yuko tubanye na Yesu, tubaniye nawe, igaragaza inyota dufite cyangwa tudafite. Kurangara kuri mu buzima bw'abana b'Imana, kutagaha agaciro icyo Yesu yabakoreye, bigaragaza inyota nke, bikatubyarira kutagenda tugwiza imbaraga. Twese uko turi hano, reka twisabire Imana inyota, kwigira imbere aho yarugejeje, kwigira imbere aho naringejeje. Ibyo Kristo yadufatiye ni byinshi, ni bigari, no guhishurirwa gutangaje kugenda kwiyongera. Mwuka Wera, shyira inyota mu mutima wawe, nawe umwemerere, ugende wa applying, ugende ushyire mu bikorwa ubuzima bwo kwigira ku birenge bya Yesu. Bizazana impinduka zitangaje mu buzima bwawe. Katurimbe ngo duhe inyota, hanyuma dusenge. Umwami irifuza kukwegera, rumura maso y'imitima yacu, tubashe kumenya ubwiza bwawe. Duhe inyota yo kukwegera Mwami, imitima yacu isabane nawe. Wohereze umucyo n'umurava wawe, tuyobore ku musozi wawe. Wohereze umucyo n'umurava wawe, tuyobore ku musozi wawe. tukumenye Mwami, duhindurwe duse nawe Mwami Yesu. Oh, tukumenye, yego Yesu, duhindurwe
reka usenge n'amagambo yawe mubwire ngo nyongera inyota. Menye neza ko umwuzuro w'ubumana bwose uri muri we Kristo. Mbikiwemo byinshi ntaramenya, mbikiwemo byinshi ntarahishurirwa. Nyongera inyota yo kuba mu byawe, nyongera inyota yo kuba mu ijambo ryawe, kugira ngo nkumenye mpinduke ndushaho gusa nawe. Ndakwinginze bivuga n'amagambo yawe ngo mpa inyota y'ibyawe, mpa inyota y'ibyawe. Yesu ye kuba last resort, ye kuba amahitamo ya nyuma yawe. Yesu ye kuba akantu wiyambaza iyo bikomeye, ikintu urebaho iyo ubonye umwanya wacitse ku icumu. Yesu ye kuba uwo musabana muri kakanya usinzira gusa, abo wibanze mu buzima bwawe, uzukire mu bye, hanyuma ibyo wabyukiye mu wirirwa ubitekerezaho bizana impinduka mu muntu wawe wamwe imbere. Musaba inyota, uti Mwuka Wera ndagusaba inyota. Reka numva amajwi yanyu musaba inyota, reka mbyumve bisaba n'akanwa kawe. Ku rurimi rwawe hariho ubugingo n'urupfu, wiceceka musaba inyota. Iyo musaba inyota ubisengera bimeze nko kumwemvita. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyemera azakingura. Iyo usenga ubisaba uba uri mukingura, umubwira ngo nguhaye ikaze, ndashaka gusabana nawe, ndashaka kukugirira inyota, ndashaka kukumenya kurushaho. Uba umuhaye karibu mu buzima bwawe, hanyuma agakorera muri wowe kubw'ubuntu bwe, agakorera muri wowe kubw'imbaraga. Ufite ubushobozi bwo kwanga no kwemera. Inyifato yawe, attitude yawe, ukumera mu masaha 28 bigaragaza kuri mu muha karibu, umutumira, umufitiye inyota. Nta formule iriho watangirana nawe, wakongera iminota mike y'igihe wabyukaga ujya mu kazi ugashyiraho indi minota kuvuga uti nzapfukama imbere ye, nzicara imbere ye, nzasoma ijambo rye, iryo nasomye nirwo nditekerezaho, nzamubwira ibyuzuye umutima, nzamubwira ngo nyigisha. Hanyuma ibyo usogongeye ukirwa ubigarura mu bwenge bwawe, ukirwa ubitekerezaho ku manywa na ninjoro, umubwira uti mpa inyota kuba mu nzu yawe, simbikunda cyane, bimbera nk'ikintu kingwaho rimwe na rimwe. Umubwira uti mpa inyota yo gukunda kwicara ku birenge byawe. Mwibuke ko yabwiye Marita ngo Mariya yakurushije guhita mu mugabane mwiza atazakwa. Natwe abafite nk'aho bamaze kumenya ibyo bamenya turushaho kugira inyota. Ejo twaganiriye kuri rya jambo rivuga ngo abasogongeye bakamenya ko Yesu agira neza ni mu mwegere. Natwe bamaze gusogongera duhamagarirwa kurushaho kwegera. Nta kwegera hahagije kuko ni byinshi, ni bigari ibyo tubikiwe muri we, ni byinshi. Wasogongera urushaho kwigira imbere, uko sobanukirwa amagambo y'Imana, ndushaho kuryoherwa, ndushaho kwicuza igihe namaze ntayarimo. Biraryoshye, bizana impinduka, bizana ibyiringiro, bituma tutanyeganyezwa, biduhindura abantu bafite uruhanga rukomeye, abo umwanzi adatinya, biduhindura abantu badatwarwa n'umuyaga. Duha inyota Mwami w'abantu, tukuzamuriye amaboko muri iri teraniro ry'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tukubwira ngo duhe inyota, duhe inyota. Inyota twari dufite yatuzanye mu nzu yawe, inyota twari dufite yaduhaye kwakira ibyo watumenyesheje. Byari byiza, bitugeje aho tugeje uyu munsi. Turifuza kwigerana imbere nawe mu bundi bwiru bwawe, mu bundi bwiru bwawe, mu kundi kugwishurirwa birenzeho, mu gwishurirwa imbabazi zawe, mu gwishurirwa urukundo rwawe, mu gwishurirwa ineza yawe, mu gwishurirwa uko gufatanya tutumva. Ni gute twumva ko watubera umutwe tukaba turi ingingo zikugendera? Ntabwo tubyumva nk'uko bingana. Duha inyota yo kwinjirana nawe, duha inyota yo kwigishwa nawe, duha inyota tukumenye, duhindurwe n'ibyo twakuye kuri wowe, turushaho gusa nawe umunsi ku munsi, umwaka nyuma y'uwundi tugende turushaho gusa nawe. Imyaka dufite hano ku isi tugende turushaho gusa nawe. Ubwiza bwawe butwuzuye, ibyo wadukoreye byarahindutse ibyambaye umubiri, tubigenderamo, tubituyemo. Reka igitambo watanze ku musaraba, reka gupfa kwawe no kuzuka bya guhera mu kirere kandi warabiduhaye ari ibyacu. Twinjijwe mu isezerano rishya ku bw'amaraso yawe, twahindutse ibyaremwe bishya ku bw'icyo wakoze. Umuntu wacu wa kera yarapfuye, tugirwa undi waremewe gukora ibyo gukiranuka. Ndagushimira ibyo wangize byo, ndagushimira ibyo wamfatiye. Mpa inyota yo kurushaho gusabana nawe, mpa inyota yo kurushaho gusabana nabyo kugira ngo binyuzure, mpinduke umuhamya wuzuwe n'ibyo ahamya. Twuzuze ibyawe,
zana impinduka muri gahunda zigizwe amasaha yacu 24. Dusohoke mu bunebwe, dusohoke mu kurangara, dusohoke mu gukoresha umunsi wacu nabi kandi umunsi utagisubira inyuma. Ngo wirengagize imyaka yacu yo kujijwa, wirengagize iminsi yacu yo kurorongotana. Dufite iminsi twapfushije ubusa, ariko ubu turamenye, turasobanukiwe, turahishuriwe, turakiriye. Reka buri saha, reka buri mwanya nzabaho kuri ino si, nzabe ndushaho gusabana nawe, gukora ibyo wandemeye gukora, kugenda koko nk'umubiri wawe, nk'ingingo zawe zikorera hano mu isi. Mfite komande ituruka muri wowe, mutwe w'itorero, nkorerwamo nawe. Maboko yanjye ari ayawe, akanwa kanjye ari akawe, maso yanjye arebera wowe, maguru yanjye agendera wowe, kanwa kanjye kavugira wowe, ubuzima bwanjye mbuberaho wowe. Wanyitangiye ukampfira ukananzukira, ngo wapfuye ku bwa bose ngo uranatuzukira, kugira ngo abariho twebwe abariho muri wowe ntitwongere kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bwawe. Reka buri segonda, reka buri munota, reka buri kwezi, reka buri mwaka mpawe umugisha wo gukomeza kubaho mbeho ku bwawe, mbeho ku bwawe. Sohoza ibyo wangeneye gusohoza. Mvuze umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe. Wakoze kutuzana mu nzu yawe, wakoze kuduha iyo nyota yatugejeje muri iyi nzu yawe. Reka twongere inyota yo gukomeza gutekereza ku magambo yawe ku manywa na nijoro. Bibe bityo ubwenge bw'abera, abahungu bawe n'abakobwa twateranye n'abadukurikira, ukingukire kwakira ibyawe. Ndavuga gukinguka kw'ibitekerezo, gukurwamo kujijwa kose, gukurwamo igitwikirizo cy'umwanzi cyose, kugira ngo ijambo ryawe, ubutumwa bwiza bugira umwanya mu mitima, mu bitekerezo, buzana impinduka. Mvuze umugisha ku buzima bwabo, ku buzima bw'ababo, ku buzima bw'ibyabo, ibyegeranye nabo byose bihabwa umugisha. Amahoro yawe menshi atembe mu mitima yabo, kugirirwa neza bibomeho, bibakurikirane, bifatane nabo by'iteka ryose. Ndagushimira abakozi bawe bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, bahabwa umugisha, bagirirwe neza, bavomererwe, bahorana itoto ryawe, batanga ubutunzi bwabo, abatanga umwanya wabo, abadusengera kugira ngo amaboko yacu akomere, bose bahabwa umugisha. Abadusuye bahabwa umugisha, abagira inzara n'inyota byo kwicara bategera bahabwa umugisha. Tuvuze umugisha ku gihugu cyacu no kugirirwa neza, n'amahoro menshi atemba nk'uruzi, no gutwikururwa kw'ibitekerezo, kugira ngo ubutumwa bwiza bugire impact muri iki gihugu. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane, umwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo.